Muraho neza mu kiganiro cy'ubushize hano kuri Xmenya ubwo twaberekaga coin zishobora kuzazamuka mu bihe bizaza bityo ukaba ushobora kuba wazigura ku giti cyawe. Abenshi basigaye bibaza ikibazo kigira kiti ni gute nagura coin nka Bitcoin, Ethereum cyangwa izindi. Birumvikana muri iki gice gishya cy'ubukungu bw'ikoranabuhanga digital assets cyangwa se iyi mitungo mvunjwafaranga idafatika cryptocurrency, ntabwo twese turagira ubumenyi bukwiye ndetse nuko buri kimwe cyose gikorwa. Nibura umutangizi wigira ikibazo, iki kiganiro ni wowe nagiteguriye, aho ngiye kugezaho bumwe mu buryo butatu bworoshye cyane ushobora kuwaguramo Bitcoin cyangwa indi cryptocurrency iyo ari yo yose ukoresheje bumwe mu buryo dukunze hano gukoresha mu Rwanda bwo kwishyura dukoresheje mobile money. Guhaye ikaze. Niba utarakora subscribe kuri YouTube channel yitwa Xmenya waracikanwe cyane, yikore, ariko cyane cyane ukore no kunzogera kugira ngo ibiganiro nk'ibi bidasanzwe bijye bibageraho mu buryo bworoshye cyane. Ntibagirwe kandi no gukanda like kuri iyi video. Nk'ibisanzwe muri kumwe na Mr Buddha. Uburyo bwa mbere tugiye gukoresha na application yitwa Eversend. Iyi ngiyi ni application ifasha abantu kohereza amafaranga anyuranye, yaba ari amanyarwanda se amayero, amapound, amashiringi ya Kenya ndetse na Uganda n'amadolari n'ibindi. Ni nka banke ariko nyine byose ukabikora muri application yawe. Iyi ngiyi rero ushobora kuyikoresha ukaba wakiyandikisha hanyuma ugatangira kuba wayikoresha. Hano rero tuje kuri iki gice cya MOA, ngira ngo hari n'ibiganiro bitatu twayikoze. Iyi ngiyi ushobora no kuyigiraho debit card no ukazajya wishyura online mu buryo bworoheje cyane. Hanyuma waza kuri iki gice cya MOA rero wowe iyi application yanjye ndabona nta iyo ako kantu nta kariho, ariko wowe ndabizi biraza kuba biriho cyane cyane nko mu biganiro twakoze ubushize. Uraza kuba wabibona iyi feature nubwo batarayigarura hari kubazongera bayigarurira. Hano haba hariho feature abanditseho crypto. Crypto rero iyo uhakanze ugera ku gice cya invest, noneho ukajya aho ngaho kuri investment, hanyuma ukaba wagura ndetse ukanagurisha Bitcoin ndetse n'andi ma coin abagiye anyuranye. Hano rero ushaka gushyira amafaranga ukoresha nyine mobile money nkuko twabibabwiye, nta kintu kigoranye kirimo add money. Hanyuma ugahitamo MTN mobile money, ugahitamo hanyuma ugashyiraho umubare w'amafaranga. Ako kanya rwose amafaranga ahita ageraho ndetse no kuyavanaho nabyo ni gutyo bigenda, nta kintu kimwe kiba kigoranye. Rero ni bumwe mu buryo bwa mbere ushobora gukoresha wibikaho cryptocurrency ariko dukoresheje uburyo bwa MTN mobile money. Ni application yitwa Eversend, ushobora kujya kuri Google Play Store ukayidownloadinga ukayikoresha, ariko n'ama link yose twayabashyira muri description rero ushobora kuba wagiraho mu buryo bworoshye cyane. Gusa wenda kuri application Eversend iyo feature ya crypto nusanga itariho, ubwo wenda hari gihe baba bashobora kuba batorongera kuyigaruraho, ariko isanzwe iriho. Urugero nk'iyi trading nayo uri kubona kuyikanzeho barakubwira bati ntago barayishyiraho neza, wacekinga nyuma ushobora wenda gucicamo nk'iminsi 2-3 gutyo, ariko icyo kintu cya crypto kirahari. Ubundi buryo tugiye gukoresha, uburyo bwa kabiri rero tugiye gukoresha tugura cryptocurrency zinyuranye ariko by'umwihariko nyine Bitcoin nkuko umutwe w'ikiganiro ubivuga. Ni application yitwa Yellow Card. Yellow Card ingiyi ushobora kuba uyizi kuko ni imwe mu zibiri gukoreshwa cyane cyane no ku mugabane wa Afrika. Abantu bataramenyera cryptocurrency usanga ariyo baheraho kuko ushobora gukoresha uburyo busanzwe mwishyurana mu gihugu cyanyu nko mu Rwanda wenda dukunze gukoresha MTN mobile money, noneho ugura izo cryptocurrency. Nabyo ni ibintu byoroshye cyane. Ni uburyo bwa kabiri twaguteguriye uko nyine ushobora kugura Bitcoin cyangwa izindi cryptocurrency ariko ukoresheje MTN mobile money hamwe na telefone yawe. Ikindi kiza ki application yo uri kubona ko iri no mu Kinyarwanda, ushobora kwishyira mu Kinyarwanda, mu Gifaransa se, Icyongereza n'urundi rurimi rwari rwose wumva. Ngira ngo hano muri kubibona byose birasobanuye neza mu Kinyarwanda. Iyi rero nayo niba ushaka kuyikoresha kuyisanga kuri Google Play Store ndetse n'izindi app marketplace, noneho ugakoraho account ugakora na verification, ntago bigoranye, hanyuma ugatangira nyine kuba wagura ndetse ukanagurisha. Urugero hari umuntu ushaka gukora ikintu twita ngo ni holding cyangwa se hodiri nkuko dukunze kubyita hano muri mwisi yacu ya cryptocurrency. Ni kugura coin ugategereza kuko nka BTC hari speculation cyangwa se integanyo ishobora kuzazamuka cyane mu bihe bizaza. Hano rero ushobora kuyigura yazamuka mu gaciro nyine
wazayigurisha yarazamutse mu gaciro nawe ukabona iki, ukabona inyungu. Hano rero biroroshye cyane. Urugero hano dufiteho amafaranga y'u Rwanda 7499. Hanyuma kuri Bitcoin hari zo twaguze utu BTC dukeya ariko dufite aka gaciro k'4700. USDT nazo dushaka twazigura. Nicyo nyine niko iyi Yellow Card ikora. Ikindi kuri Yellow Card nyine ushobora kuba ubifite, waba ufite BTC cyangwa USDT ukaba wazohereza ahandi hantu cyangwa se nawe ukaba wazakira. Urugero wenda niba gushyiraho amafaranga ukoresha mobile money, uraza hano we haraba hariho 0 hose kubera ko nibwo uzaba ukimara kuyifungura. Uraza hano kuri Rwandan franc, nurangiza birumvikana nyine urahitamo hano kubitsa. Hanyuma iyo unayafiteho bivuze ngo ushobora kwakira cryptocurrency nka Bitcoin cyangwa USDT hanyuma ugahita uzibikuriza kuri mobile money. Ni ibintu byoroshye cyane. Urazigurishwa zishyira muri Rwandan franc noneho ugahita uzibikuriza muri mobile money. Hano rero twe tugiye gukora kubitsa ave nyine abe yava kuri mobile money hanyuma agire hano kuri iyi Yellow Card. Nushaka rero kubikora ni process ucamo. Hanyuma namara kugeraho nta kindi dukora, turaza dukande hano wenda BTC. Urugero niba dushaka kuyigura tuyikandeho tube twayigura, cyangwa se wenda dukande hano kugura. Reka dukande hano kuri kugura. Hano hitamo coin zigiye zinyuranye. Hano haba ari coin, hari BTC, hari USDT, hari n'izindi discover more coins. Hano rero ushobora kuba wayikandaho noneho ukareba izi zose. Wenda ntabwo zose zihari ariko uri kubona ushobora kugura Ethereum, ushobora kugura Cardano, ushobora kugura Solana cyangwa se Celo Dollar. Byose birashoboka. Rero hano twereka twigurire Bitcoin n'urugero. Ikindi hano ayari yose waba ufite nyamuneka, waba ufite 1000 cy'amanyarwanda, waba ufite 200, waba ufite 5 birakunda. Urugero hano wenda reka tugure Bitcoin z'2000. Nuduce dutoye bakwereka nyine n'igiciro cyazo. Ushaka kugura hano nka Bitcoin imwe wayigura kuri 132,399 n'utundi duca. Nyuma iyo ukanze ibikurikira ubugiye kwemeza kugiye kugura izi Bitcoin. Biragaragara ko ari uducece duke cyane ariko zifite agaciro k'amafaranga y'u Rwanda 2000. Niragira nkwereke na wa muntu ufite amafaranga make yanyuma kashobora kubikora kandi bigakunda. Hano rero umaze gushyiramo pin yawe ukanda hano kuri emeza. Hanyuma Bitcoin yacu mukubona ko twayiguze ngo byarangiye kuri balance yacu. Ngira ngo wenda muribuka ibyo twari dufiteho, ubu ngubu hari cyahindutse. Murabona ko hano twari dufiteho Bitcoin z'agaciro k'4000 noneho bibaye 6. Tugenda hano naho dusigaranyo 5 gusa. Murabona ko byagabanutse. Rero iyo ushaka izi ngizi zawe wazibikuza igihe cyose. Ikindi ukanza hano nyine ushobora kuba wagira gushobora kuba wakongera ukazigurisha. Ni ibintu biba byoroshye cyane. Ukanda hano kuri gurisha hanyuma hano tubona uko twagiye tugura izose nizo nagiye ngura hano nkoresheje hano. Iyo ushaka kuzigurisha ukanda hano hanyuma ukazigurisha ugashyiramo umubare ushaka. Ni ibintu biba byoroshye. Ikindi hano wenda urugero umuntu ashaka kohereza Bitcoin, niba ashaka kuzikohereza wakanda hano umuhereze address yawe. Urugero ni dukanda hano kuri akira. Murabona ko urategereza gato noneho yitwanda hano kuri koporora iyi address ukayikoporora. Noneho iyo ushaka we kuyohereza ukanda hano ushaka kohereza Bitcoin hanyuma ugashyiramo umubare nyine ugakomeza nibikurikira. N'uburyo rero bw'iyi Yellow Card niko ikora. Nayo link yayo iri muri description ushobora kwayikoresha. Ikindi bafite uburyo bwo kwishyura hano page aho ushobora kohereza umuntu amafaranga nyine ku kiguzi kiri hasi cyane atarenga 1500 buri munsi ugenda yohereza nyine mu buryo bw'ubuntu. Birakunda. Yellow Pay nayo irakorana kuri iyi application ya Yellow Card. Uburyo bwa gatatu rero ushobora kuguramo Bitcoin cyangwa cryptocurrency ukoresheje mobile money. Hano turakenera application ya Binance. Numara kuyishyiramo hanyuma wakoze na KYC nayo ya customer verification uraza ukanda hano kuri P2P cyangwa se peer to peer trading. Nabwo ni bumwe mu bwoko bw'ubucuruzi aho noneho ugura ndetse ukanagurisha n'abantu basanzwe. Hano uraza ukareba abantu bakoresha mobile money. Hano yitubona payment bakoresha hafi bose bakoresha mobile money kubera ko ni abanyarwanda. Hano iyo ubona ko iyo nta banyarwanda ubona uraza ugakanda hano agana hejuru hano ugashyira Rwandan franc nyine ukabishakisha. Nk'igihe haba hariho USD uraza rero
ugayishakishamo Rwandan franc, uhita ubibona nyine ukakanda uhita ubona abacuruzi b'abanyarwanda. Nanone wenda iyo ufite USDT cyangwa BTC ushobora kuba wakanda hano, noneho hano haba hari abantu banyuranye ushobora kuba wagira gute, ushobora kuba wabigurisha, ngira ngo uriho urabibona. Ikindi hano ushobora guhita ugura BTC. Dore niba ushaka guhita ugura BTC ukoresheje mobile money, kuko hano muri kubona ni kuri hano ugiye kugura USDT, noneho niba ushaka kugura BTC uraza ukande hano. Yego, ngira ngo hano muri kubibona uyu muntu turamutse tuje gutya tukamugurira, tukaba tumuguriye BTC. Dore nk'uyu nguyu yakoresha Chipper Cash ndetse na MTN mobile money ariho aracuruza BTC. Ikindi hano uri kubona bihera ku mafaranga y'u Rwanda 4,000 by'amanyarwanda kugeza ku 7,000. Hano rero uraza niba ushaka gukora order yawe ugakanda hano kuri buy. Hano kubera ko yavuze ko make yari ari aya ngaya 4,000, ugakanda hano kuri buy with zero fee, make a payment, ugahita wakanda. Nyine hano ugiye gukora payment, hano ntabwo uhita wakanda, nyamuneka hano uhakanda ari uko wamaze kohereza icyo umaze kohereza amafaranga. Hano rero uraza ugakopia iyi nimero ugakanda hano kuri kano kantu ka copy, ariko ukita no kwizina akoresha Shemitima Etienne izina, hanyuma koherezaho aya mafaranga 4,000. Izi nimero rero turazikopia, hanyuma niturangiza tujye muri telefone yacu. Nukohereza nkuko bisanzwe. Muri kubona ko ni rya ya mazina nyine maze kuyabona, ushyiraho amafaranga. Hano rero maze kohereza amafaranga nyine mu buryo busanzwe bwa MTN, uragaruka hano kuri ya page wari uriho. Icyo ukora nta kindi, uraza ugakanda hano kuri iyi transfer notify seller, ubumubwiye ko wishyuye, none hagiye kwita akoherereza ibyo nyine mwavuganye. Ukanda hano kuri transfer, hanyuma ugategereza mu kanya gato cyane. Ntabwo batinda bano bantu, yego ntabwo batinda, barategereza gato cyane. Hano mu gihe tugitegereje Bitcoin zacu ko zihagera, twababwiye tushobora no kugura izindi coin. Urugero, iyi ushobora kuza ukagura BNB, Ethereum ukoresheje byose mobile money. Mu buryo bworoheje cyane ushobora kuba wakoresha hano mu gihe nyine hari abantu bagiye bazicuruza. Urugero, hano mu kanya turaje tubone ama Bitcoin yacu bayatwoherereza. So bidatinze rero uhita ubona message, ngira ngo muriho murabibona hano, order yabaye complete. Mukona BTC batwereje hano, twe twamwereje 4,000. Hano rero ni izi BTC batwereje ngo byarangiye, BTC zacu twamaze kuzibona. Ikindi hano ushobora kuza hano ushobora kuza n'ubundi hano uburyo bwa P2P ukareba abantu babagurisha aya macoin agiye atandukanye, nyuma ukabaza ukabagurira. Muri kubona bakoresha za mobile money n'ibindi. Iyi ni Xmenya, natwe dufite umwanya hari gihe tubikora, gusa bino bikozwe kugira ngo nyine mbibereke nk'urugero. Mbega hano uraza nyine ukareba se bakoresha ubu buryo bwo kwishyura. Hano rero uraza nawe waba ushaka kugura, ukaba wakanda nk'aha ngaha kuri buy. Mu gihe warebye limit hano ntabwo twakoresheje ibipimo biri hejuru cyane, ugakanda kuri buy, ugakurikiza uburyo bwose n'ubundi ni nka kuriya ugenda ubikora. Ni nka kuri ugenda ubikora kuriya muri buriya buryo tubikozemo. Hanyuma wamara nyine kugura wenda USDT n'urugero, n'ubundi mu gihe utaguze Bitcoin nka buriya buryo twaberetse, ukaza hano kuri home page ya Binance, hanyuma ugahitamo iyi coin ya BTC Bitcoin, warangiza ugakanda hano kuri buy. Hanyuma wenda hano ushobora guhitamo hano ku buryo bwa order ushaka, niba ari limit cyangwa ushaka guhita ugura ku kanya market.
zibera mu gihe utaramenya kuzikoresha. Urugero rero dushaka guhita tuyigura none ku giciro gihari turakoresha buno buryo bwa market. Nibirangira wenda dushyiremo umubare wa USDT dushaka. Urugero wenda ni USDT 30 nizo dushaka kuba twagira gute, dushaka kuba twagura. Ni dukandira hano kuri buy BTC, muri kubona ko tayari byabaye success. Ubu ngubu turayifite. Iyo umaze rero kuyigura ko mubonye ko byahise biba success, uyisanga iyo ugiye hano kuri wallet ubona umubare wa BTC ufite. Niko bigenda rero. Muri make ni nako izindi coin zose ushobora kuba wazigura zitandukanye, gusa uyu munsi twifashishije BTC. Ngejejeho uburyo bugera kuri butatu ushobora kuba wakoresha bworoheje cyane ugura cryptocurrency, cyane cyane Bitcoin ukoresheje MTN Mobile Money. Uburyo bwa mbere, ubwa kabiri n'ubwa gatatu. Ubwa gatatu bwa Binance nibwo tukugira inama yo kuba wakoresha, kuko urebye nibwo bwizewe kandi bunihuta cyane. Ariko Yellow Card nayo ushobora kuba wayikoresha mu gihe wenda Binance turayimenyera, ndetse na buriya buryo nabwo ukaba wabugerageza ukareba ko bugukundira bwo gukoresha Eversend. Niba rero wowe utekereza ko Binance igoranye, nyamuneka hano hari izindi option nyinshi ushobora kuba wakoresha. Iyi OKX nayo ni imwe mu ma exchange akomeye cyane ku isi mu bigendanye no gucuruza cryptocurrency. Ni OKX nyine ni crypto exchange, aho ushobora kugura ukanagurisha Bitcoin n'izindi cryptocurrency zose. Ngira ngo uriho urabibona. Rero ushaka gukoresha uburyo bwa P2P, niba Binance wenda yarakugoye, iyi ngiyi nayo uba verified, ariko ntago bigoranye cyane ko ushobora no gukora trading ariko utaregeze ukora verification. Gusa nabyo ni byiza kuba wagira gute kuba wabikora. Hano rero ushaka kugura ukoresheje uburyo bwa P2P uraza ugakanda hano kuri buy crypto, noneho ugahita uhitamo buno buryo bwa P2P trading. Hano ushobora no gukoresha wenda Visa, Mastercard, ariko umunsi dushaka kwereka uko wakoresha MTN Mobile Money. Iyi ni OKX. Niba ushaka kwiyandikisha, link iri muri description, cyane ko ho mu gihe wakora deposit y'amadolari 50 ako kanya uhita wahabwa bonus amadolari 10 wanahita ubikuza. Ni ibintu biba byoroshye cyane. Hano kuri P2P muri kubona ko uyu nawe wakoresha MTN Mobile Money ushobora kuza ukamugurira, n'uyu nawe wakoresha MTN Mobile Money nayo waza ukamugurira, ndetse n'uyu nawe ndumva bose muri kubona ko bakoresha MTN Mobile Money. No kugurisha nabwo muri kubabona abakoresha MTN Mobile Money ushobora kuza hano nabwo ukaba wagira gute ukaba wagura. Byose ni ibintu bikunda. Iyi rero yitwa OKX, nayo muri kubona ko nta tandukaniro, ndetse navuga ko ifite na interface nziza cyane nk'umutangizi. Iyi OKX igaragara neza cyane, ushobora kuyitangiraho rero uyikoresha, yagufasha cyane. Niba ushaka kwiyandikisha ukoresha link twatanze muri description, hanyuma uhite nyine wiyandikisha. Rero cyane kuyikoresha. Nizere ko ubwo wowe wajya kugira ikibazo cyo kugura Bitcoin n'izindi cryptocurrency bikemutse. Make kuri Xmenya ni ibingibi twari twaguteguriwe muntu mushya muri cryptocurrency utazi uko wagura coin. Niba ikiganiro wumva kigufashije, nyamuneka kanda like kuri iyi video, ube wenda wanayisangiza abandi. Mu gihe ufite ikibazo ushobora kutwandikira muri comment, cyangwa se wenda ufite ikindi kivuzo cy'ibyo twazabagezaho ubutaha. Wowe mushya kuri YouTube channel, nyamuneka ibuka ukore subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo ibiganiro nk'ibi bidasanzwe bijye bibageraho mu buryo bworoshye cyane. Link zose bazisanga muri description y'iyi video. Mwari kumwe nanjye Mr Buddha, Imana ibahezagire.